Shalom, tuguhaye ikaze hano ku isengesho ribuhoro official. Karibu tuganire ijambo ry'Imana. Nzanye ijambo ry'Imana, nzanye isengesho Imana igiye gukoreramo bikomeye ku buzima bwawe n'ubyizereramo, kuko ijambo Imana ishyize ku mutima wanjye ni ijambo rya gihanuzi. Ni ijambo rivuga ko Imana ije kunyuranya indimi z'abantu. Ijambo ry'ubuhanuzi kubankurikirana hano ku isengesho ribuhora official, kubo tubana nabo buri munsi, abo dusengana buri munsi. Ijwi ry'umwuka w'Imana rirampamiriza ko Imana ije kunyuranya indimi z'abantu. Reka dusenge. Hari indimi Imana ije kunyuranya z'abantu ku bwawe. Abantu bamaze iminsi bafite uko bakuvuga, amagambo yabaye menshi ku buzima bwawe, bakuvuga nabi, bakuvuga, bagusebya, baguharabika, babona ko ntacyo uzimarira. Abavuze amagambo menshi ku buzima bwawe, bazi yuko ugiye gupfa, bazi yuko ugiye gukorwa n'isoni, bazi yuko ntacyo uzageraho, biteze mbega ibibi ku buzima bwawe. Wowe rero unyumva uri hano ku isengesho ribuhora official, ndajya nkuzanira ijambo rya gihanuzi. Imana ije kunyuranya indimi z'abantu ku buzima bwawe. Abantu bagiye kuvuga ibitandukanye n'ibyo bakuvugagaho. Reka dusenge tunze twinjire muri iryo jambo rya gihanuzi. Mana y'icubahiro, Mana isumba byose, Mana yaduhamagariye muri Yesu Kristo, ndetse ikaducagurira kuba abami n'abatambyi, kugira ngo twuzimane na Kristo mu bwami bwe. Ndi imbere y'amaso ya muri amasaha, ndagushimira kubw'ijambo wamaze kumanura mu izina rya Yesu Kristo, jambo rivuga ko uje kunyuranya indimi z'abantu kuri uyu mwene data, kuri uyu tubana hano ku isengesho ribuhora official. Mpamagara rero umwuka wawe n'imbaraga zawe kugira ngo byagure rino jambo, kandi nimara kwagura rino jambo, iri jambo uricemo nyine, risohoze icyo waritumye, risohoze icyo riziye kuri uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Risohoze umugambi waryo kuri uyu muntu. Wavuze yuko nk'uko imvura imanuka igatosa ubutaka, igaha umubibyi kubiba, ariko n'ijambo ryawe nuryohereza litazasubira amasa, ahubwo rizasoza icyo waritumye. Iri jambo ry'ukuje kunyuranya indimi z'abantu katika generous kuri uyu muntu tubana hano ku isengesho ribuhora official, umaze igihe avugwa nabi, umaze igihe mwami katika generous, abantu biteze ibyago kuri we, biteze amakuba kuri we, biteze gupfa kuri we, biteze gukena, biteze byinshi cyane. Uwiteka, ndagushimira kuje guhindura imvugo, bagatangira kuvuga ibindi katika generous bihuye n'imirimo n'ibitangaza ukoze kuri uyu muntu. Agurira ijambo rero urikoreremo ibitangaza byawe, kandi risoza icyo uryoherereje kuri buri wese wo muri twe, mu izina rya Yesu usumba amazina yose, amen. Reka twihute mu byakozwe n'intumwa, mu byakozwe n'intumwa igice cya 28. Byakozwe n'intumwa igice cya 28 kuva ku murongo wa mbere. Reka dusome ngo tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bene icyo gihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Paulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, incira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene icyo gihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikondo cye, baravuga bati, nukuri uyu muntu ni umwicanyi. Nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera, ntimukundira kubaho. Ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro, ntiyagira icyaba. Ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse. Ariko bamaze umwanya munini babitegereje, babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Aha niho havuye ijambo
rivuga ko Imana ije kunyuranya indimi z'abantu, umaze mu bihe bitakoroheye, ndetse ababigushyizemo n'abifuza kubigumamo bicaye bategereje kubona umwara, bategereje kubona ukorwa n'isoni, bategereje kubona ntacyo ugeraho, bagushyiriyeho umurongo baravuga ngo ntacyo uzageraho. Ndetse nawe ibintu ko kubona yuko uri gukora ibintu bikanga, ntugire aho uva ntaho ugana, nawe amaso yawe akabikwereka ko ariko bimeze, amagambo akaba ari menshi ku buzima bwawe. Ndayakubwira ngo ni wowe ntumweho, ni wowe ijambo rireba. Imana ije kunyuranya indimi z'abantu. Abari biteze ko ntacyo uzageraho bagiye kuvuga ngo mbe yewe we, uyu muntu yagiye kuzimu, uyu muntu byagenze gutya. Bigiye kubacanga. Hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe kizacanga umuryango wawe, kigacanga n'abantu bari biteze ibibi ku buzima bwawe. Reka nkubwire, umunsi umwe Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi wayo Samweli, iravuga ngo nzakora ikintu ku buryo amatwi azacyumva azacinjerere. Hari ikintu Imana igiye gukora mu buzima bwawe, mu mibereho yawe. Ndavugana n'umuntu umaze igihe ategereje Imana, ndavugana n'umuntu umaze igihe asenga Imana, ndavugana n'umuntu umaze igihe ashaka mu maso y'Imana, ndavugana n'umuntu wubaha Imana kandi wumvira Imana, ndavugana n'umuntu imbere n'inyuma utabona ubufasha, utabona ubutabazi. Uwo mvugana nawe, Imana ije gukora ikintu ku buzima bwawe ku buryo amatwi azumva icyo yakoze ku buzima bwawe azacinjerere. Iryo ni ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri, Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe gituma inyuranya indimi z'abantu ku buzima bwawe. Umaze igihe bagufiteho ijambo, umaze igihe abo mwiganye bagufiteho ijambo, abo mwakuranye bagufiteho ijambo, imiryango igufiteho ijambo, ariko nawe igihe cyageze kugira ngo ijambo yari gufiteho rihinduke mu izina rya Yesu. Umaze igihe uzwiho ko ari wowe uhora usubira inyuma, ari wowe uhora wizengurukaho, ndetse abantu baragukoba uko bukeye nuko bwije. Bahora bakubwira ngo amasengesho yasenga amaziki, abamusengera gutyo. Umaze igihe ukobwa n'abana b'abantu, umaze igihe ukobwa n'abantu baruhukira mu mahoro yabo. Ariko umva ukuntu umwanditsi wa Zaburi 123 yavuze ngo Uwiteka duhaza igisuzuguriro no gukobwa n'abaruhukira mu mahoro yabo. Nawe birashoboka ukaba uri umuntu umaze igihe kirekire urimo urakobwa na babandi babona ko bakuruta, na babandi ubona ko bagutanzeyo, bagutanze mu iterambere, bagutanze mu rugo, bagutanze mu mahirwe, bagutanze mu butunzi, bagutanze muri za business, bagutanze mu iterambere, bagusiga hahandi aho bagusize n'aka kanya niho ukiri. Noneho kuko hagati yawe nabo babona harimo intera ndende, bagusize bakibwira yuko utabageraho. Hari ikintu Imana ije gukora ku buzima bwawe. Umva nkubwire, uwitwa Habu, Elisha yaramubwiye ngo irukanke kuko agiye kugwa imvura y'amahindu. Ahabu yari afite ifarashi, yicara ku igare ry'ifarashi aravuduka arirukanka, aba amubanziriza imbere. Ariko Eliya imbaraga z'umwuka w'Imana zimuza, arirukanka amucaho, amutanga aho yagombaga kujya. Nakubwira ngo hari imbaraga z'umwuka w'Imana zizanye speed idasanzwe mu buzima bwawe. Iyo speed igiye gutuma urenga kuri ba bandi bagutanze muri biriya nawe ubona bagutanzemo. Hagiye kubaho intervention rapide idasanzwe ku buzima bwawe. Hanyuma ababonye ukuntu Imana ibangutse bwangu ku buzima bwawe, ababonye ukuntu Imana ibangutse bwangu ku mibereho yawe, biratuma abakubanjirije kugera hakurya cyangwa se
gutera intambwe zigana imbere. Wowe utaratera nimwe, wowe wamaze gutera nk'intambwe igihumbi, wowe utaratera nimwe, hari intambwe z'Uwiteka zije kukwihutisha biciye mu mwuka wayo, uhita usimbuka ubarenge mu izina rya Yesu. Iri ni ijambo ry'ubuhanuzi rireba umuntu umaze iminsi ari mu bihe bigoye, ibihe bimukomere, ariko wanambye ku Mana. Umutima w'uwo muntu womatanye n'Imana, umutima w'uwo muntu ntiwigeze winuba Imana ngo uve ku Mana, ahubwo wafashe Uwiteka akubera ibyiringiro, ukomeza kumwishingikirizaho. Ni wowe mvugana nawe ko hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Umva rero Pawulo umunsi umwe, hano ibi nkuru kuntu tubwiye, Pawulo umunsi umwe ijambo rirambwiye ngo nuko ngo bambuka bava mu nyanja. Bamaze kuva mu nyanja bagera ku kirwa cyitwa Melita. Bageze kuri iki kirwa cyitwa Melita, nuvuga ngo rero imbeho yari nyinshi cyane, cyari mu gihe cy'imbeho nyinshi cyane. Noneho sasa ngo bakigera kuri icyo kirwa, bene icyo gihugu babagirira neza, barabakira. Noneho sasa baza n'inkwi ngo babacanire umuriro, babashe kota imbeho ishire. Igihe Pawulo yararimo ararunda umuganda w'inkwi kugira ngo azicane, hako kanya muri za nkwi ntabwo yari yabonye yuko harimo ikiyoka cyitwa incira. Ngo iyo ncira imuvamo ihita imuruma ku kuboko. Ababonye Pawulo ariwe n'incira batangiye kumucira urubanza, baravuga ati yewe nubwo akize inyanja ariko n'ubundi stili. Umva ukuntu bavuze mu magambo yabo ngo bene icyo gihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikondo cye, baravuga bati ni ukuri uyu muntu n'umwicanyi. Bahise bamucira urubanza bavuga ati uyu muntu n'umwicanyi. Ushobora kuba urimo uraca mu ibibazo, noneho ibyo bibazo abantu bakubonamo byatumye abantu bagukeka ikibaba, byatumye bumva ko uri umunyabyaha, byatumye bumva yuko uri umugome, byatumye bumva yuko uri umuntu yani w'umusambanyi ruharwa. Ni wowe mvugana nawe. Baguhimbiye ibyaha babikwegekaho kuko babonye ikibazo ufite cyangwa ibibazo urimo, ariko ndayakubwiye ngo bagiye guhindura imvugo. Imana ije guhindura imvugo kuri abo bantu mu izina rya Yesu. Abavuze ko uri umwicanyi, abavuze ko ntacyo uzageraho, abo nibo baje kugusingiza, abo nibo baje kuvuga kundi kuntu, abavuze ko ntacyo uzimarira, abo nibo baguhindukire bakaza kugusaba, abo nibo bagiye kugutega amaboko. Abo ngabo nibo Imana igiye kugukoresha ukabayobora, bakaba munsi y'ibirenge byawe. Yani hao ambao katika jina Yesu waliona ya kwamba wako juu yako, Mungu anawashusha chini ya nyayo za miguu yako, wanakujia kwa kunyenyekelea wewe. Icyanditswe kiravuga ngo bazarigata umukungugu wo munsi y'ibirenge byabo. Ndajya nkubwire ngo wowe rero, aba bavuga ko nta kintu uzimarira, aba bavuga ko iyo ndwara izakwica, bagiye kubona Imana igukura kuri icyo gisasiro. Bagiye kubona ushyingirwa mu izina ry'Yesu, bumvaga ko utazashyingirwa. Bagiye kubona usoza amashuri yabo, bumvaga ko utazayasoza. Bagiye kubona impinduka zikomeye mu buzima bwawe. Abaguteza iminsi bagatega iminsi imirimo ukora, bakumva yuko icyo ukora kitazagera ahantu gifate ahantu hagaragara. Hari imbaraga zimanutse kugira ngo zihinyuze abo bantu. Abantu bashatse kwishyira mu cyimbo cy'Imana, bashaka kugushyiriraho imbibi n'imipaka, bibwira yuko ari bo herezo ry'ubuzima bwawe. Kandi ndanyamuhumurize mwene data, Yesu Kristo niwe ufite iherezo ry'ubuzima bwawe. Yesu Kristo niwe Alpha kuri wowe, ni nawe Omega kuri wowe. Niba waramufashe nk'itangiriro n'iherezo ku buzima bwawe, aje gukora ikinyuranyo, azanye ikinyuranyo ku buzima bwawe. Abangaba bavuze ngo dore uyu muntu n'umwicanyi, ntimubona, nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwakibera, ntimurebaho ngo ntimukundira no kubaho. Hari abantu babonye ibiyabitezwa cyamunara, hari abantu babonye utangira business irarangira bumva ko birangiye, owe Uwitekaje kudimbamo bwa kabiri. Hari abantu Imana ije kudimbamo bwa kabiri kugira ngo isibe uruvugo rwabavuzweho mu izina rya Yesu. Umva kano kantu rero hepfo ngo ariko Pawulo akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaha.
turasenga isengesho ryo kunkumurira mu muriro w'umwuka wera. Turakora isengesho rikunkumura izo ndwara umaranye igihe, turazikunkumurira mu muriro w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Izo diabete, izo kanseri, ibyo bibyimba, izo paralize, izo mivuduko, byose ndategeka kugira ngo ubikomurire mu muriro. Abayibwiraga yuko iyo kanseri zakwica, iyo diabete yakwica, sinzi ngo hypertension, sinzi ngo igifu, sinzi ngo uburwayi bwo mu nda, sinzi ngo ubumuga ubwo aribwo bwose, sinzi paralize, sinzi icyo urwaye kano kanya, rero nkubwire ngo nk'uko Pawulo yafashe icyo gikururuka cyari cyamuriye ku kuboko, icyo abantu bari biteze ko kigiye kumwica akagikunkumurira mu muriro, nawe kano kanya icyo ngicyo abantu babonaga ko kigiye kukwica, icyo ngicyo abantu babonaga ko kitava, gikunkumurire mu muriro w'Imana mu izina rya Yesu. Gikurumure mu muriro w'Imana mu izina rya Yesu. Ducanye umuriro w'umwuka wera mu buzima bwawe no mu mutima wawe, mu bugingo bwawe twacanye umuriro w'umwuka wera, mu isi yawe y'umwuka twacanye umuriro w'umwuka wera, mu isi yanjye y'umwuka macanye umuriro w'umwuka wera. Nenyegeje inkwi ndatura kugira ngo ibyo byari byarakurumye, ubwo bukene, iyo nzara, cyo gisuzuguriro, icyo cyangiro, uko kutemerwa, ibyo ngibyo nyine, ibyo gisebo, kunkumurira mu muriro mwiza rya Yesu. Bikunkumurire mu muriro. Tangira usenge rero, tangira usenge kunkumurira mu muriro ibyo bibazo, ibyo bikogarije, ayo madeni yakunkumurira mu muriro. Ayo abantu bari biteze yuko bagiye kugutereza cyamunara, yakunkumurira mu muriro, umuriro w'umwuka wera. Ndabona umuriro w'umwuka wera wakijwe mu buzima bwawe, wakijwe ahuri, wakijwe mu bugingo bwawe, wakijwe muri iri sengesho. Tangira ukunkumure mu izina rya Yesu Kristo. Turakunkumurira amadeni, turakunkumurira amadeni mu muriro w'umwuka wera, turayatwika. Yaraturiho abari bazi yuko iyo umuntu agiye kumwara, iyo umuntu agiye gukorwa n'isoni, uyu muntu ibyiwe bagiye kubigwatira bakabifatira bitewe n'ideni yarimo. Iri deni turarikunkumurira mu muriro w'Imana, mu muriro w'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Turakunkumurira mu muriro diabete, sida turagukunkumurira muri uyu muriro. Wowe urwaye sida, abantu bari biteze yuko igomba kukwica, tuyikunkumuriye mu muriro w'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Wowe urwaye indwara zitandukanye zizohaye wavuje hirya no hino zikanga gucira, tangira ukunkumurire mu muriro, zikunkumurire mu muriro, zisohore mu maraso yawe, zisohore mu mubiri wawe, zisohore mu ngingo zawe. Tangira uzikunkumurire mu muriro aturutse mu izina rya Yesu Kristo. Ndakunkumurira mu muriro indwara zose zindiho, indwara z'abademoni, indwara z'abarozi, indwara zisanzwe, ndazikunkumurira mu muriro mu izina rya Yesu Kristo. Amadeni, cangiro, igisuzuguriro, kwangwa, gutabwa, kutemerwa, inyatsi, mbikunkumuriye mu muriro mu izina rya Yesu Kristo. Mu mbaraga y'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo, kunkumurira mu muriro ibyo bihombo. Arasenga cyane, atura cyane, uvuga uti mu izina rya Yesu Kristo ndakunkumurira ibihombo mu muriro w'umwuka wera, bishye bikongoke. Ndakunkumurira mu muriro amakrize mu izina rya Yesu Kristo, n'ubukene bwose ndabukunkumurira mu muriro mu izina rya Yesu Kristo. Inyatsi zose ndazikunkumurira mu muriro mu izina rya Yesu Kristo. Guhumanywa kose, kwangwa kose, igisuzuguro cyose ngikunkumurira mu muriro katika jina Yesu. Watsinze urupfu n'ikuzimu. Ngaho tangira wowe ushima Imana, yubwire ngo Mana ndagushimiye ko hari ikikoze mu buzima bwanjye, ndagushimiye ko mwami ukunkuyeho ibintu byose abantu bari biteze yuko bigomba kunyica. Hari ibintu abantu bari biteze ko bigomba kuguhitana, ko bigomba kukwica, ko bigomba kugukoza isoni, ariko bikunkumuriwe mu muriro w'Imana. Abo bari biteze ibyo ngibyo bahinduye imvugo, bahinduye amagambo, wagiye uvuga ko ntacyo uzimara, bavuze ko ubaye umuntu ukomeye, wagiye bavuga yuko utazubaka, utazava mu bukode. Babonye uva mu bukode, bahindura imvugo. Babonye ukora ubukwe, bahindura imvugo. Babonye ukira izo ndwara, bahinduye imvugo. Babonye wishyura amadeni, bahinduye imvugo. Zopete
resekiria holy apata sakrababa le pata sakrababa rapata sakrababa ndiyo boredeze clear. Hari umuntu ndi kubona ideni rivuyeho katika Jesus yewa mwuka we wari warashize warabohesheje uyu mugabo amadeni ndakuvuma mu mwuka we wari warabohesheje n'umugabo amadeni mu izina rya Yesu Kristo. Rekura ubuzima bwe, ndakuvuma diabetes soka mu buzima bw'umuntu mu izina rya Yesu Kristo. Ndakuvuma cancer, ndakuvuma yewe wandwara uri wese soka mu buzima bw'umuntu, soka amaraso y'umuntu, fire mu izina rya Yesu Kristo, fire mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo ikikurimo cyose wari warashyizwemo, cyanyabingi wari warashyizwemo, mizimu wari warashyizwemo, demoni wari warashyizwemo, ndabatwika katika Jesus. Urupfu bari baragushizemo rugusokemo no kunkumuremure w'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Mu mbaraga mwuka wera iyo paralize iruhande rumwe ndayikumura mu muriro mu mwuka wera zina rya Yesu Kristo. Iyo ndwara ikumaze igihe kirekire ndayikumura mu muriro zina rya Yesu Kristo. Ndakwatura kubohoka, ndakwatura gukira, ndakwatura kugubwa neza, ndakwatura kugira ngo icyo ngicyo abantu bari biteze, icyo ngicyo abantu barazi yuko kigukorera isoni ntugikozwe n'isoni mu izina rya Yesu Kristo, ntugikorwa mu isoni mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka akoze ikintu gitumye abahungu bacyumvise, amatwi yabo acinjereye bakamenya ko Uwiteka wasenze, Uwiteka wambaje, ari Uwiteka umunyamaboko, ari Uwiteka umunyembaraga, ari Uwiteka umushobozi ushobora ibyo mu isi badashoboye. Uwiteka guhaye ubuzima, Uwiteka guhaye kubohoka. Muzamurira icyubahiro mubwire ngo urakoze mwami, urakoze mwami, urakoze mwami. Aho urizamurira umwami wawe icyubahiro mubwire ngo urakoze Uwiteka, urakoze uhoraho, urakoze ko unyuranyije indimi z'abantu, urakoze ko unyuranyije indimi z'abanyanga, urakoze mwuka wera. Tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu risumba amazina yose. Amen, 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 amen. Shalom, Imana iguhe umugisha. Wizere Imana inyuranyije indimi ku buzima bwawe, imvugo zirahindutse. Imana iguhe umugisha. Shalom, shalom.